data tukuzamuriye amaboko muri uyu mugoroba waduhaye randevu hamwe nawe mwami w'abami kuko hari ibintu wifuza gukora mu buzima bwacu. Warambwiye ngo ni iminsi yo kugirirwa neza, warambwiye ngo ni iminsi yuzuye mu buntu. Turasenze uyu mugoroba ngo ubuntu bwawe budusukeho, abahungu n'abakobwa utwigishe gusenga mwami w'abami, utwigishe gusenga, utuzamure mwami w'abami, utuzamure mwami w'abami. Reka amaboko yanjye mu mwuka akuzamukire, reka umutima wanjye uzurwe nawe, reka ibyari binsikamiye n'ibinebwesha n'ibitotsi byo mu mwuka kubwo ubuntu bwawe bikorwa ku buzima bwanjye uyu mugoroba mwami w'abami. Reka aba bakobwa n'aba bahungu ubuntu bwawe buduterurire hamwe, utwigishe gusenga, utwigishe gusenga, utwigishe gusabana nawe, utwigishe gutindana nawe, utwigishe uko bavugana nawe, utwigishe uko bihererana nawe, utwigishe kwiyiriza, utwigishe gusenga, utwinjize mu bwiru bw'umwuka. Hari ibintu byinshi bitubera ibigusha kuko bidakwirwa mu bwenge bwacu, hari ibindi bimeze nk'ubupfu. Ngwino twigishe gusenga mwami w'abami, ngwino twigishe. Dore bamwe muri twebwe nta nubwo biyirije kuko aho tutahagera abandi twiyiriza ibice. Ngwino tugarukeho mwami, ngwino twigishe gusenga. Zamura iri tsinda, zamura mwami iri shyanga, zamura mwami w'abami, zamura Uwiteka Mana Nyiringabo. Ntituzi kuvugana nawe, ntituzi kwiherana nawe. Akanya gatoya bita biturambira, akanya gatoya tubura icyo umuntu avugira imbere yawe, akanya gatoya tuyoberwa igikurikiraho. Utwigishe gusenga, utwigishe kwiherana nawe, utwigishe uko umuntu ararana nawe, utwigishe uko umuntu abyukana nawe, utwigishe gusenga. Utuzamure mu myuka yacu, uturenze amasengesho y'idini, uturenze amasengesho y'umunwa, uduha imitima isabanya nawe, imitima ikonekise nawe, imitima yumva ijuru rivuga, imitima ishobora gucomeka mu mutima wa data tukamenya icyifuzo cye tukagihagararamo. Udukingurira ibirere byo mu mwuka mwami tugeraneyo nawe, udukingurira ubwiru buhishwe amaso yacu, udusigirize ubupfu bw'ibibwirizwa, uduhe kubihagararamo, utugezeyo. Dore umwijima ubaye mwinshi, gutsikamirwa kubaye kwinshi. Hagurutse ingabo hagati muri twebwe, ingabo zishobora guhindura ibintu, ingabo zishobora gukorana nawe, ushobore gukorana n'amaboko yacu y'umwuka, ukorane n'akanwa kacu, ukorane n'ubuzima bwacu, maze twubakane nawe ibigomba kubakwa, maze dusenyane nawe ibigomba gusenyuka. Twuzuze umwuka wawe wera, utwuzuze imbaraga zawe, mwuka wera utwuzure, usengere muri twebwe, unihire iminsi itavugwa muri twebwe. Uhagurutse abahungu n'abakobwa buzujwe imbaraga zawe, babatijwe nawe, bakoreshwa nawe, bayoborwa nawe, ye bagutegera amaboko, bazamukana nawe, batemberana nawe, bagendana nawe. Utugezeyo mwami w'abami. Twamenyereye ubunebwe bwacu, tumenye ko ntacyo bitwaye. Udukuze, utuvaneyo, utuvaneyo. Hagurutse ingabo hagati muri twebwe, hagurutse abahungu n'abakobwa, hagurutse ishyanga rishobora kwiherana nawe, hagurutse ishyanga wasukira mu mutima wawe, wasukira mu mutima wawe. Urashaka utubwira iby'ubwiru ugasanga ntitubishyikira, ugasanga twagarukiye bugufi. Tuzure mwami w'abami, zura ubuzima busabana nawe, zura ubuzima bw'amasengesho. Kura amaso yacu ku bitagira umumaro, kura amatwi yacu ku bidakiza, maze imitima yacu yiharire, amasaha yacu yiharire, ubuzima bwacu bwiharire. Tugeranayo nawe aho uduhamagarira kugera mukunzi, tugeranayo nawe aho uduhamagarira kugera, tugeranayo nawe aho uduhamagarira kugera, tugeranayo nawe aho uduhamagarira kugera, tugeranayo nawe aho uduhamagarira kugera. Ubuzima bwacu bwahindutse ubusanzwe kandi utaratugeneye kugarukira aho ngaho. Ubuzima bwacu bwahindutse ubusanzwe, ubutaza n'impinduka atari ibyo watugeneye. Tubona umusore Dawidi yaracurangaga abadayimoni bakava muri Sawuli. Ubuzima bwacu mwami bubaye ubusanzwe, bubaye ubusanzwe. We turengere mwami w'abami, turengere mwami w'abami, turengere mwami w'abami, turengere mwami w'abami, turengere mwami w'abami. Duhagurutse mwami w'abami, amaboko yacu aragarukira ku bisanzwe, tugarukiye ku bisanzwe, tugarukiye ku by'isi bifatika. Waratubikiye ubwiru, waraduhaye ijambo rirema, warashyize ubutware ku rurimi rwacu, warashyize ubutware ku buzima bwacu. Aho tugeze tuhakugarurira, ariko tugarukiye mu bisanzwe mwami w'abami.
tugarukeho uyu mugoroba, tugarukeho twubake, ubaka igicaniro cy'amasengesho mu mitima yacu. Nutwubaka turubakika, nutwubaka turubakika, nutwubaka turubakika, nutuzura turazuka, nutubeshaho turabaho. Tuguhaye ubuzima bwacu mwami wawe, turakwihaye, 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 turakwihaye ngo turenze uru rwego, turakwihaye ngo dutambutse aha ngaha, turakwihaye ngo tuharenge, turakwihaye ngo twigirane imbere mwami wawe. Twahindutse abanyamagambo, amagambo atazana impact, amagambo atazana impinduka, amagambo atagira icyo asenya, amagambo atagira icyo yubaka. Ngwino tukuzure mwami waba, ngwino tukuzure, ururimi rwacu rwongere ruhinduke nk'inkota, ururimi rwacu rwongere ruhinduke, ayiwe ruhinduke, rukongezwe nawe, maze rureme, maze ruhamagara byitabe. Ubuzima bwacu bwuzurwe n'ubwiza bwawe, nitugera ahantu hazimpinduka. Ubuzima bwacu bwuzurwe n'ubwiza bwawe, nitugera ahantu ibintu bihinduke, nitugera ahantu ibintu bihinduke, ubwami bw'umwijima buhunge, ubwami bw'umwijima busenyuke. Tugezeyo mwami waba, tugezeyo mwami waba, tugezeyo mwami waba, tugezeyo mwami waba, tugezeyo mwami w'abami, tugezeyo mwami w'abami, tugezeyo mwami w'abami. Ugiye kwisengera uhagaze mu cyuho cy'umuryango wawe. Ni wowe nkota Imana irwanisha, ni wowe nyundo Imana ikoresha gusenya ubwami bwa Satani mu muryango wawe. Ni wowe gikoresho cy'Imana. Nigishijwe n'Imana ko isano y'amaraso atari impanuka, ndetse ni alliance, gushakana umugore n'umugabo si impanuka. Hanyuma dufite amaraso ya Yesu atemba muri twebwe. Niyo mpamvu iteka abantu bagiye gukorera mu bwami bw'umwijima, ibikubasha n'ibifitanye nawe isano y'amaraso. Bidafitanye nawe isano y'amaraso bikugiraho ubushobozi bukeya. Satani arabizi kurondora mu miryango, agashaka umuntu umuhagarara muri uwo muryango, agashaka umuhagarara muri uriya, agashaka kubera isano y'amaraso ikomeye. Ni wowe gikoresha Imana ifite gusenya ubwami bwa Satani mu muryango w'iwawe. Ntiwemere uburiganya bwa Satani bugutera kwangana, ntiwemere uburiganya bwa Satani, kuko ibyo byose bikunyaga imbaraga, bikakunyaga ubushobozi, bigatuma ijambo ryawe ritaremera mu isi y'umwuka. Kuko Satani yadusanganye ibye, ntitwamwirukana ngo agende. Cyagiye Yesu yaravuze yenda kurangiza urugendo, aravuga ngo umutware w'isi arimo araza, ngo ariko ntacyo kindimo. Satani aguteza gukomereka umutima, aguteza kubabazwa n'ibyo abantu bawe bakora cyangwa bagukorera, kugira ngo umutima wawe uzinukwe. Nuzinukwa utsindwe, Satani abyigarurire. Ni wowe gikoresha Imana ikoresha. Ugiye gusenya ubwami bw'umwijima ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango w'iwanyu, ku buzima bw'abawe, abo mufitanye isano y'amaraso, abo mufitanye isano par alliance, gushakana. Data w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa, Data w'umucyo mwinshi, Data w'imbabazi nyinshi, Data wuzuye kugira neza, Data wuzuye imbabazi, wadukijije ubwami bw'umwijima butaguhaye access, wadukijije udukurayo, uduha agakiza. Atari uko Satani yagize impuhwe, ahubwo amaboko yawe y'imbaraga yadukuyeyo, adukura muri kavukire yacu, adukura mu byaha twavukiyemo, adukura mu byo twigaraguyemo. Imbabazi zawe ziratwegura, amaraso yawe aratweza, ahita adutandukanya n'inkomoko yacu. Uyu munsi turabaragwa, baraganwa na Kristo. Amaraso ya Kristo atemba mu yacu, amazina yacu ntacyanditse mu bitabo by'iwacu, yanditse mu gitabo cyo mu ijuru. Watugize abatsinzi, watugize abaragwa, ibyacu ntibikigenwa naho tuvuka, bigenwa nawe ku ntebe yawe. Akira ishimwe mwami waba, akira ishimwe wabujemo imigambi ya Satani ku bwanjye, akira ishimwe watsinze ubwami bwa Satani, nkavayo ngakira. Waciye imigozi mva mu mutego, ikigoyi nticyamfata, unkuramo ndakira. Ndagushimira abahungu n'abakobwa wakijije, ndagushimira abahungu n'abakobwa waguze amaraso.
ndagushimira abahungu n'abakobwa washyizeho ikimenyetso cy'amaraso, ndagushimira abahungu n'abakobwa wemeye. Akira ishimwe wowe udukiza, akira ishimwe wowe waturengeye, akira ishimwe wowe uburishe mu inama zikuzimu, akira ishimwe. Duhagaze muri iki cyumba mwa, duhagarariye imiryango itandukanye, dukomoka mu miryango itandukanye. Buri muhungu na buri mukobwa wawe bari hano, buri muhungu na buri mukobwa wawe bari hano. Wowe utaribeshye utuma avukira muri uriya muryango, wowe utaribeshye wemera ko ashaka muri uriya muryango, kubw'ubutware n'ubushobozi washyize ku rurimi rwacu, kubw'ubutware n'ubushobozi twaboneye mu izina ryawe Yesu. Duhagaze muri iki kibanza, ndasenya ubwami bwa Satani mu miryango yose ihagarariwe hano hantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibicaniro by'ikuzimu, ibicaniro by'abakozi ba Satani mu miryango ifite abahungu hano, mu miryango ifite abakobwa hano, uyu mwanya bisenyuke, imirimo yabyo ihinduka ubusa, ibyo bicaniro bisenyuke. Amaraso yawe Yesu amareho iyo mirimo, ahindura ubusa, ahindura ubusa, ahindura ubusa iyo mirimo n'ibyo bikorwa. Ibicaniro byubatse muri iyi miryango ihagarariwe hano birimo bibasaba, bisaba ko batazabyara, bivuga ko batazatunga, bivuga ko batazashaka, bivuga ko batazahirwa, byambuye imbaraga n'ubushobozi. Sutsemo amaraso yawe, ndahindura ubusa iyo mirimo, ndahindura ubusa ibyo bitambo, n'ayo maraso atari ayawe yahatanzwe, nyahinduye ubusa, nyambuye ubushobozi kubw'amaraso yawe, kubw'amaraso yawe. Ndavuga guhirwa mu kibanza cye, ndavuga gutungishwa mu kibanza cye, ndavuga umugisha, ndavuga kubyara, ndavuga guheka, ndavuga gushaka, ndavuga umugisha mu biganza, ndavuga umugisha ku buzima mu izina ryawe Yesu. Thank you Lord. Urakoze mwami mwiza, urakoze mwami mwiza, ngo wagenda kugirira abantu bose neza, ugakiza abo Satani atwaje igitugu. Ibicaniro byubatse mu miryango byabujije abakobwa kubaka, bibuza abasore kuramira mu mago, bibuza abagore kuramira mu mago. Ibyo bicaniro ndabyambura imbaraga n'ubushobozi uyu mugoroba mu izina rya Yesu, ku muntu wese, umuryango wese uhagarariwe muri uyu mwanya, muri uyu mwanya. Ibyo bicaniro bisenya amago y'abantu, bituma abantu badahirwa, bituma abantu batubaka mu izina rya Yesu. Ndabyambura imbaraga, amagambo yose yabivugiweho, ibitambo byose byabitambweho, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu amareho, ijambo ryose ryahavugiwe amareho, umurimo wose wahakorewe amareho, igikorwa cyose cyahashyizwe. Ndavuga umugisha, ndavuga kubaka akarama, nanze gukenyuka kose, amaraso yose n'ibitambo byose n'ubuzima bw'abantu bwatanzwe kugira ngo muri uwo muryango habeho gukenyuka, habeho gusara, habeho gupfa nabi. Bivuga urujisha amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu anyuranye, ahindure, aburizemo ibyo bitambo byasabye gukenyuka kw'abantu mu muryango we mu izina rya Yesu. Ibyo bitambo byasabye ko abantu basara, ko abantu badasarura, bahora barushye bazerera, igihe cyo gusarura ntibamenye aho bigiye. Reka amaraso yawe mwami Yesu, ndasuka amaraso yawe, ndayahinduza ubusa ayo magambo, ndayahinduza ubusa ibyo bikorwa n'iyo mirimo izina ryawe Yesu. Ndavuga umugisha no gutumbagizwa, wagenda kugirira abantu bose neza, ukiza abo Satani atwaje igitugu, ukiza abo Satani atwaje igitugu, wagenda kugirira abantu bose neza. Kabeho gufunguka kw'amaso y'umwuka mwami mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Amaso y'umwuka akinguke mwami muri uyu mugoroba, uduhe kureba nk'uko ureba kugira ngo tuve mu butesi, uduhe kumva nk'uko wumva, duhe amatwi yumva ibyawe, duhe amaso areba, duhe umutima ukunda nk'uko ukunda, duhe umutima ubabarira nk'uko ubabarira. Twuzuze gusa nawe mwami, twuzuze gusa nawe mwami.
twuzuze gusa nawe mwana, twuzuze gusa nawe mwana, twuzuze gusa nawe. Duha umutima nk'uwawe Yesu, umutima umeze nk'uwawe, umutima wuzuye imbabazi, umutima wuzuye imbabazi z'abarimbuka, umutima wuzuye imbabazi z'abatakuzi. Duhindure icyuma cyawe uhora ukoresha, duhindure igikoresho cyawe kimeze nk'uko ushaka, tugeze aho wifuza kutugeza. Twambukane mwami uyu mugoroba. Watubwiye ngo ni iminsi yo kugirirwa neza, watubwiye ngo ni iminsi yo kugirirwa neza, watubwiye ngo ni iminsi yo kugirirwa neza. Reka wongere ugarure mu mutima wawe ineza wari warasezeyeho, ineza wari warasezeyeho wongere uyigarure mu mutima wawe. Ahubwo ikibazo gitinda tukageraho tukakibika mu kabati tukumva n'ibyo. Wongere ugarure mu mutima wawe ineza wari warasezeyeho kugira ngo dusenge. Yambwiye ngo ni iminsi yo kutugirira neza, ni iminsi iri mu buntu bwinshi, suko tubikwiriye, suko twabikoreye. Umunsi Imana yamaze inzara mu rugo rwanjye, suko nari mbikwiriye, ndetse umutima wanjye warurushye. Numvaga narasenze amasengesho yose umuntu ashobora gusenga, nari narasenze ibyo nzi gusenga byose, ariko hajya habaho gutabarwa kuvuye ku Mana, hajya habaho gutabarwa kuvuye ku Mana. Iminsi yo kugirirwa neza, ngo Yesu yagendaga ahantu hose agirira abantu bose neza. Garura ineza ukwiriye mu mutima wawe. Ongera umwizere, ongera wemere kureba kuri icyo giti cy'umusaraba. Niwe udukuraho gukira, niwe udutabara, niwe uturengera. Mwami waratubwiye ngo ni iminsi yo kugirirwa neza, ni iminsi yo kugirirwa neza. Nzanye amarira y'aba bahungu n'abakobwa, nyazananye n'ayanjye. Tuzanye amarira yacu, tuzanye ibyo dukomaho umutima tugashoberwa, tuzanye ibyo twaparitse tubishyira ku ruhande, turakira tugira ngo nuko bikwiriye kumera. Ngwino usuke neza yawe muri iyi nzu. Reka itubere imigoroba yo kugirirwa neza, reka itubere imigoroba yo guhanagurwa amarira ku maso, reka tubere imigoroba yo gukira indwara zikomeye z'abaganga bavuze ko zidakira. Reka tubere imigoroba mwami w'abami yo gukira ingorane n'ibibazo abantu bavuze ko bidashoboka, natwe ubwacu turabireba n'amaso dusanga ntibyashoboka. Itubere imigoroba yo kukubona, itubere imigoroba yo gukurwaho ikimwaro, itubere imigoroba yo kudukuraho za etikete zitumazeho iminsi. Hari amazina imiryango yacu n'inshuti zacu baduhaye kubw'ikibazo gitinze. Reka itubere imigoroba yo kuguranirwa, itubere imigoroba yo kuguranirwa, itubere iminsi yo gutabarwa, itubere iminsi yo gukurwaho isoni, itubere iminsi yo gukurwaho ikimwaro, itubere iminsi yo guhanagurwa amarira ku maso, itubere iminsi yo kukubona mwami w'abami. Itubere iminsi aho kubaho kwawe gutashya iwacu, kubaho kwawe gutashya iwacu, kubaho kwawe gutashya iwacu, kuko presence yawe yatashye kwa Obededomu umwami w'abami, atabiteganyije, atabisabye. Ari uwo babona kwiriye ibyago, ari we babona kubera isanduku yari bateye ubwo, bareba haraho mwami udakomeye cyane, nubwo yakoraga mu ihema ariko bayisunikirayo ngo niteze ibyago bariho bizajya ntibizagera ibwami mu bemewe. Cisha kugira neza kwawe iwacu mu rugo, garura impundu n'ibirori mu mago y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, garura ibitwenge mu mazu y'aba bahungu n'abakobwa, garura ibirori mu buzima bwacu mwami wawe. Ibirori biremeke mwami, ibirori biremeke mwami, wowe ukura mu busa, wohamagara ibitariho nk'ahari ibiriho. Kurembuza ibirori bikaza birakoroheye,
kurembuza abagabo dukeneye bakaza, kurembuza abagore dukeneye, kurembuza akazi kakaza, kurembuza amasoko na za tenda zikaza, kurembuza imirimo bikaza. Ibyo birakoreye mwami w'abantu. Turahamagara icyitwa umugisha, n'igitera umuntu akanyamuneza, n'igitera umuntu guseka, kitwitaba uyu mugoroba, cyamutera guhagarara ashima cyitabe, cyamutera akanyamuneza ku mutima cyitabe, cyatera guhanagurwa amarira ku maso muri iri joro ry'ubuntu mwami w'abantu. Gera iwacu mu mago, ugere mu mazu yacu, ugere mu bikoni byacu, ugere mu masaro, ugere mu byumba, ugere mu rubyaro, ugere mu bagore n'abagabo, ugere mu buzima bw'abadafite n'aho barara n'aho bataha, ugere mu buzima bw'abafite uruzerero, uyu munsi yaraya ejo yaraya, ntafite ahantu hamwitirirwa, ntafite n'akantu na kamwe kitwa ke. Mana ikura mu busa, Mana ikura mu busa. Mana watabaye Hagari, umutabarira umwana w'Ishimayeli, bamusezeranye n'imvumba y'amazi gusa, ariko Ishimayeli ukamuhindura imiryango, asa nk'utazakomerezwamo n'amasezerano, ariko imbabazi zawe zikamubaho. Wabwiye se Aburahamu ngo nahumure Ishimayeli nawe uzamuhindura ishyanga, ariko we Mana yumvise gusenga kwa Hagari, umwana yenda kwicwa n'inzara n'inyota, ukamwereka iruhande rwe ko hari iriba. Amaso yacu ntaribwo kubibona, imitima yacu ntibasha kubitekereza, ntabwo yabasha kubikurura, ariko wowe wumvisha amazi mu igitare kwavisha amazi. Wowe umanura ibiryo mu butayu, ibiryo badarinda guteka kuko bari mu butayu, nta nkwi bari bubone, nta n'umwanya wo guteka. Wowe umanura amana mu butayu ugatunga abantu imyaka 40. Uri Imana yadutungira muri Kigali, uri Imana yadutungira muri ibi bihugu, uri Imana yadutungira inanga. Ntukenera ikindi kimenyane, ntukenera n'amaboko y'abantu bagukorera. Uri Imana yihagije, duhisemo kukwizera gutyo. Uri Imana yihagije. Rema ibirori muri iyi nzu, rema ibyishimo muri iyi nzu, rema ibitwenge muri iyi nzu mwami w'abantu, rema impundu n'ubuhamya bushya. Abakobwa bamaze imyaka barira, abahungu bamaze iminsi barira. Zana inkuru zitandukanye n'izatinze mu mukunzi mwiza, zana inkuru zitandukanye n'izatinze, zana inkuru nshya. Ujye uzizana, urazizanye kwa Nawomi. Yatashye iwabo yarashaririwe, agaruka mu gihugu adafite ijambo. N'icyo kuvuga, arababwira ati munyitire iki Nawomi ko nashaririwe, ko Uwiteka yambanguriye amaboko. Bukeye uramutabara, ibibero bye birongera bikikira abuzukuru, amushyira muri nyirakuruza wa Yesu, mukazana bamugiraho umugisha. Ugarura ibitwenge mu mutima we, ngo abagore bo muri uwo mudugudu baramuririmba. Mwami hindura ubuzima bw'abamara tugendana, babaye bamara ari abakobwa batoya, babaye bamara ari abagore, babaye bamara ari abasore n'abagabo. Nta kintu dufite twababwira, ariko uragifite. Garura ibitwenge mu buryo bw'igitangaza. Wasekeje Yakobo mu busaza bwe, ageze kwa shebuja w'umuhungu we, bamubajije imyaka, aravuga ngo y'uruzerero niyo myinshi. Ni koko yarazerereye, ibihembo bye babihinduranya inshuro nyinshi. Akorera abagore imyaka myinshi, ibihembo babihinduranya inshuro nyinshi. Uburiganya bwinshi bumubamo, bumubaho, arabugirirwa, ariko umushajisha neza. Garura ibitwenge, arongera abona umwana we, rero aketse ko yapfuye.
hari abahungu n'abakobwa bicaye hano batazi ababo aho bari, batazi ibyabo aho byarengeye, ariko umushajisha neza abona Yosefu, abona abana be, abona gukomera kwa wa mwana we yari yararose. Mwami, nibyo twabitse twumva byararangiye, ariko iyi minsi tubera iminsi byagarukamo. Tuzagarukana amashimwe mu nzu yawe, tuzagarukana guhamya, tuzabikomeresha bazaba barizwa n'ibyahoze bituriza. We Mana itabara, we Mana nabonye, we Mana niteguye kubona, we Mana yanaguye amarira inshuro nyinshi ku maso yanjye, we Mana tutabwirwa, we Mana twagendanye, we Mana twabonye, we Mana wadutabaye, we Mana yaburijemo imigambi ya Satani myinshi, tuba twaramiswe bunguri, hacu haba haribagiranye. We Mana waturwanira intambara tuzi n'izo tutazi, we Mana wagize ibyo udukinga kuko byandushaga amaboko bikantera ubwoba cyane, ukabinkinga ngo ntabimenye, ukabitsindira iyo bitagezeho. We Mana ufite akayunguruzo k'urukundo kubingeraho n'ibyo wemera ko bisa ibinkoraho, wuzuye amaboko y'urukundo n'imbabazi. Turagushimira ko wumva gusenga, turagushimira ko wumva ibyo usabwa, ko abantu bose bazagana aho uri kuko wumva ibyo usabwa. We Mana ikirisha ubupfu bw'ibibwirizwa, we Mana ikirisha ibidakwirwa mu bwenge bwacu. Sara yarasetse mu bukecuru bwe aravuga ngo ninde warabwiye Aburahamu ko nzamubyarira umwana w'umuhungu mu bukecuru bwanjye, ngo abazabyumva bose bazasekana nanjye. Wowe uha abakecuru kubyara, abitwa ingumba ukabaha kubyara. Wowe Mana yacu, wowe Mana dutegereza, wowe Mana zana ibisiringiro mu mibiri itagifite ibisiringiro, ngo umubiri wa Aburahamu umaze kumera nk'intumbi, uzehe na mukecuru bitagishobotse. Wowe Mana igitabara, igatabara ba Zakariya mu busaza, Elizabeth agatwita mu bukecuru agashoberwa akihisha kuko byari bitagikwirwa mu bwenge. Wowe Mana izana umunezero, turakwizeye, turagutegereje, turakwemera, turakubaye, twizeye ibisa nk'ubupfu bidakwirwa mu bwenge bwacu, turabigaruye mu bwenge bwacu, turabigaruye, turagutegereje. Uhindura umunyabyaha rw'imbi, uhindura abamaraya Rahabu bakabarirwa mu bisekuruza bya Yesu, ufata abicanyi ukabahindura abavuga butumwa, usanga indaya zafatiwe mu cyuho ukazikiza ukazibabarira. Wacagagura ingoyi y'ibyaha uyu mugoroba ku muntu winjiye hano aruhijwe n'ubuzima adakunda ariko yisangamo. Reka mu buntu bwawe iyo migozi turagurike, iyo migozi icike, ingoyi z'ibyaha zicike. Wisanga mu busambanyi yaraburambiwe, uwisanga muri masturbation yarayirambiwe, uwisanga muri pornography atabishaka, umutima ukarira akabura imbaraga. Reka uyu mugoroba habeho gucika kw'izo ngoyi mu izina ryawe Yesu. Ingoyi z'uburetwa zicike, igitugu cy'umwanzi gikurwe ku gikanu cye. Ingoyi zo gutegekwa n'inda, bulimi, zicike mu izina rya Yesu. Indwara z'akarande z'uruhererekane mu miryango, uyu munsi habaho gutandukanywa. Urusika rw'amaraso yawe ruce hagati y'amaraso ye n'inkomoko ye mu izina ryawe Yesu. Ibyo yakira bifite isoko y'amaraso y'inkomoko ye, uyu mwanya hacemo urusika rw'amaraso yawe rumutandukanye n'inkomoko ye mu izina ryawe Yesu. Za sima zicike, za diabete atandukane nazo, za hypertension atandukanywe nazo
ibindi tutazi amazina yabyo, yo gutandukanywa. Turavuga ubuzima, turavuga kurama, turamiye gusohoza imigambi yawe n'icyo waturemeye. Turavuga kuzava muri uyu mubiri igihe watugeneye kigeze Mwami. Turagushima Mwami. Data turagushima ko wumva ibyo usabwa, ngo niyo mpamvu abantu bose bazaza aho uri. Imana yumva gusenga, uri Imana ifite amaboko atagaragara ariko akora ibintu bikagaragara. Uri Imana yadutabaye mu myaka yashize, ibyo nibyo bidutera kugaruka aho uri Imana twizeye ubutabazi bw'ibyo turimo tuvuga n'ibyo tutanibutse. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana yuzuye kugira neza, uri Imana iri mu ruhande rwacu, uri Imana itaturwanya, uri Imana iturwanirira. Inde wundi wo gushima atari wowe? Inde wagereranywa nawe? Ubwoko bwawe buhabwa umugisha, ubwoko bwawe buramire kubona ibyiza. Tuzagarukane amashimwe n'ubuhamya mu nzu yawe, tuzabikomeresha bazaba barizwa n'ibyo waduhanaguriyeho amarira. Uri Imana yo kwizerwa, twarakubonye, turabahamya b'ineza yawe, turabahamya b'ubutabazi bwawe, turabahamya bw'uko ukura ku cyaha, turabahamya bw'uko ukura mu byaha, turabahamya bw'uko utanga agakiza ku munyabyaha rw'imbi, turabahamya bw'uko ukura mu buraya, turabahamya bw'uko ukura mu nzoga, turabahamya bw'uko wubaka amago, turabahamya bw'uko urera, turabahamya bw'uko wigisha, turabahamya bw'uko umara inzara, ukamara gushoberwa, ukamara kwambara ubusa, ukamara gusohoza umutima, ukagarura ibitotsi n'uburyohe bw'ubuzima. Uri Imana ikiza agahinda gakabije, uri Imana ikiza kwisabira gupfa, uri Imana ikiza kwiyahura, uri Imana ugarura ibyiringiro mu buzima bwacu, tukumva dufite agaciro kandi koko tukaba tugafite. Uri Imana ibikora. Reka buri muhungu wawe n'umukobwa wawe bari muri iki gihe hamwe nawe umuhuze n'umugambi wawe, umukonekite n'umugambi wawe. Yavutse atari impanuka, ageze uyu mwaka atari impanuka. Konekita buri muhungu na buri mukobwa n'umugambi umufitiye, maze bimukize kuyobagurika, bimukize kurorongotana. Mukonekite n'umugambi umufitiye, mukonekite n'icyatumye uvuga ngo nabeho, mukonekite n'icyatumye umukiza, maze umuhagarike muri ya mirimo myiza waturemeye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Urakoze Mwami w'abami. Data turagushimye, Data tuguhaye icyubahiro, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza.